muhaye ikaze kuri Fastborn TV show. Nubwo insengero zifunzwe mu Rwanda, ariko ibi ntabwo bisobanuye ko itorero ADEPR ridakomeje kuba ubukombe. Umushumba mukuru w'itorero ADEPR mu Rwanda waba umuzi yitwa Ndayizeye Isaie. Ku munsi w'ejo yaganiriye n'ikinyamakuru igihe.com, aho yagiye asobanura ko itorero ADEPR mu Rwanda abarinenga bavuga ko ryaba ryaratakaje umwimerere, byaba atari byo rwose. Uyu mugabo yagaragaye aho hari haba ihuriro ry'abapasiteri cyangwa se abashumba bakuru ku rwego rw'igihugu, ndetse yagaragaje ko iri torero ADEPR rifite icyerekezo gishya cyo kubaka ubukristo bwuzuye. Anenga abavuga ko itorero ryataye umwimerere ryatangiranye, iby'insengero zabo zifunze n'ibindi. Ibi ngibi ntabwo bituma itorero ritakaza umwimerere. Ibi yabisubiyeho cyane, ndetse anagaragaza yuko itorero ayoboye rifite intego yo kubaka ubukristo n'iterambere rya muntu. Kubaka ubukristo n'iterambere rya muntu, izi nizo ntego nyamukuru z'itorero ADEPR mu Rwanda. Uyu mugabo Pasiteri Ndayizeye Isaie niwe uyoboye itorero ADEPR ku rwego rw'igihugu mu Rwanda. Uyu nguyu ni umuntu ukomeye, kubera ko itorero ADEPR mu Rwanda ni itorero rifite ijambo, rifite abayoboke benshi, ndetse rifite n'amateka atari matoya habe na gato. Wenda ku babizi, itorero ADEPR mu Rwanda ryashinzwe mu 1980 epfiyo ngiyo muri iyo myaka ya kera kugeza n'uyu munsi riracyari itorero, ndetse bigaragara ko rikunzwe kandi rifite aho riva n'aho ryerekeza. Yikomye abavuga ko ADEPR yataye umwimerere. Iri torero ba nyiraryo baryita itorero ry'umwuka wera. Ubwo ni ukuvuga abarisengeramo ndetse n'abarishinze, mu kugaragaza ko abariyobora bakorerwamo n'Imana, kandi ko abaribarizwamo ari abatoni kuri yo, abatoni ku Mana. Abasengera muri ADEPR ni abatoni ku Mana. Nubwo kuri ubu bamwe badatinya kugaragaza ko uwo mwimerere watakaye, Pasiteri Ndayizeye yavuze ko abavuga ibyo ngibyo batazi ukuri, kuko ritigeze ritakaza umwimerere waryo, kandi ko umwuka wera ari wo uriyobora. Umwuka wera ni wo uyobora itorero ADEPR. Aya ni amagambo yavuzwe na Pasiteri Ndayizeye Isaie. Ati abantu bari mu itorero rya ADEPR barabizi ko ari itorero ry'umwuka wera. Amen, aleluya. Avugira itorero rye yavuze ko abantu baribarizwamo ari itorero ry'umwuka wera. Itorero ry'umwuka wera. Nta kindi rero cyatuma abantu bizera Yesu. Ibi bikorwa mubona abantu birirwa bakora, bihana, bakabatizwa, bakagarukira Yesu, bakava mu ngeso mbi, nta kindi cyabikora uretse imbaraga z'umwuka wera. Aya ni amagambo Pasiteri Ndayizeye Isaie, umushumba mukuru wa ADEPR mu Rwanda, yatangarije igihe.com ku munsi w'ejo. Yavuze ko imbaraga z'umwuka wera ziri mu itorero zikora kandi zizarivamo ari uko zamaze kurizamura mu ijuru, ntabwo ari ukurizamura mu bindi. Nta nubwo zizarivamo, ahubwo njye ndumva zizarigumamo, kuko nizirizamura rizakirwa, kuko arizo nshingano z'uwo mwuka. Imbaraga z'umwuka zizarivamo ari uko zamaze kurizamura. Yagaragaje ko abantu bavuga ko itorero ayobora ryataye umurongo cyangwa umwimerere waryo atazi aho babikura.
ashimangira ko ritigeze rihinduka. aya ni amagambo y'umushumba mukuru uyobora itorero ADEPR mu Rwanda. uyu mushumba kandi yijeje ko rizakomeza guharanira kubaka umukristo w'ukuri kandi wubatswe mu buryo bwuzuye, umukristo w'ukuri kandi wubatswe mu buryo bwuzuye. Iri ni ihuriro ryari ryabereye kuri Dove Hotel, aho umushumba mukuru wa ADEPR mu Rwanda ari kumwe na bagenzi be bari bateraniye mu cyiswe ihuriro ry'abashumba ryo ku munsi w'ejo ku wa gatandatu w'itariki 28 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. umushumba mukuru wa ADEPR Ndayizeye Isaie yagaragaje itorero ayobora ko rifite intego yo kubaka ubukristo n'iterambere rya muntu. ibi ni ibintu ubundi amatorero yose yakagombye kuba aharanira. ibi ngibi yabivuze muri iryo huriro, aho ADEPR yemeza ko irangajwe imbere no guhindura abantu mu buryo bwuzuye, guhindura abantu mu buryo bwuzuye. ibi byose byatangajwe n'umushumba mukuru wa ADEPR mu Rwanda, Pasiteri Ndayizeye Isaie. ati kuba insengero zifunzwe, icyerekezo cya ADEPR no kudatakaza umwimerere, ibyo ngibyo nizo ntego zacu. abavuga ko itorero ADEPR ryatakaje umwimerere ntabwo tuzi ahantu babikura. aya ni amagambo yatangajwe na Pastor Ndayizeye Isaie, umushumba mukuru wa ADEPR mu Rwanda ku munsi w'ejo, aho hari habaye ihuriro ry'abashumba mu gihugu, ndetse bikaba byarabereye kuri Dove Hotel. abahazi murahazi, ni mu mujyi wa Kigali, kandi bikaba ari ibiganiro byabaye byiza, dore ko bishobora kuba hari n'ibindi byahavugiwe birimo gusaba ko insengero zakabaye zifungurwa, ndetse bikaba ari ibiganiro bikomeje kugira ngo insengero zibe zakoroherezwa zisubire nk'uko byahoze. niba ibi bintu bizemerwa, reka tubitege amaso. gusa icyo nzi cyo bizemerwa ari uko leta imirongo ngenderwaho yasabwe, amatorero yose yasabwe, izaba icyo gihe yabashije gushyirwa mu bikorwa. abantu mufite amatsiko mukumbuye kujya gusenga hamweho insengero zigifunze, ni ukuba hakirimo kwihangana no gutegereza, kubera ko ntago abapasiteri aribo bazafungura insengero, ahubwo leta niyo izabona ko ibikenewe byagezweho, ibyasabwe byubahirijwe, bya bindi byose, imirindankuba, sound proof, biriya byose n'ibindi byose, amasuku, ubwiherero, parikingi, ko bizaba byabonetse. igihe bizaba byabonetse nibwo insengero nyirizina zizafungurwa. twese turabizi kuko ari byo byasabwe amatorero n'amadini mu Rwanda. ndagushimiye wowe udukurikira kandi ukomeza kudushyigikira kuri Fastborn TV show. turi kumwe mu biganiro by'ubutaha, nakagaruka. niba uri mushyashya kuri channel ntugire udakoze subscribe,